ntabwo uzigera wumvira Imana utazi. Niba utayizi ntabwo uzayumvira. Muratumiwe mu kiganiro Nkuraho Mwami kigizwe n'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Mbega Imana iteye ite? Mu muco wa kimuntu twavuga ko Imana ari sogokuru uduha ibyo dukeneye, cyangwa tukavuga ko gusa ari umucamanza utegereje guhana abatumvira. Abandi babona Imana nkaho iri kure itatwitayeho mu byo tunyuramo. Ariko tubona ko ibyo bitekerezo byose atari ukuri. Icyakora rimwe na rimwe tubyemera nk'uburyo bwacu tubonamo Imana. Niba twizera Imana nk'aho igoye itatwitaho, ibyo bizagira ingaruka mu buzima bwacu tubayeho. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratwibutsa adutera intege mu kubaho ubuzima bwejejwe kandi bwo kumvira Imana. Gumana natwe wumve Dr. Charles Stanley aha twigisha ku byerekeranye n'impamvu zituma twumvira Imana. Igihe uhuye n'ibintu bituma ufata icyemezo gituma wumvira cyangwa utumvira Imana, mbese ubyitwaramo ute? Uragira uti rimwe na rimwe ndumvira, ubundi ati sinumvira Imana. Wari uzi ko igihe utangiye kubaho ubuzima bwo kumvira Imana utazigera ureka kubaho muri ubwo buzima? Rimwe na rimwe ndumvira, ubundi sinumvire. Hashobora kubaho igihe cyo gutsindwa, kandi hashobora kubaho igihe twese tudashobora gukora ibyo Imana ivuga cyangwa se ishaka. Ariko ntukwiriye kugira imyitwarire ihindagurika. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe urumvira, mu wundi mwanya ntiwumvire, kubera ko uzatangira kubona ko ubuzima bwo guhindagurika atari ubuzima bwo kubaha Imana, kandi uko siko Imana ishaka ko tubaho. Akenshi impamvu ituma twisabira imbabazi ni uko tutigeze dufata icyemezo cyo kumenya impamvu twahisemo kumvira Imana. Mbega n'itegeko, ese ni ngombwa kumvira? Ni iyihe mpamvu ituma twumvira Imana? Aha ndatekereza ko rimwe na rimwe tutamenya icyo bitwara ubuzima bwacu bw'umwuka wera igihe tutumvira Imana, cyangwa n'igihe tuyumviye ku mpamvu zitari nziza. Ndashaka ko turebera hamwe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5. Reka nguhe amateka y'uko byagenze Petero na Yohana bagiye mu rusengero, kandi hari umuntu wari umaze imyaka 40 yose ari ikimuga asabiriza, hanyuma arabasaba. Mu Byakozwe n'Intumwa urebye ibice 3:6, mu Byakozwe n'Intumwa urebye ibice 3:6, Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Petero amuhagurutsa n'ukuboko, hanyuma nawe arahaguruka abarakize. Kandi buri muntu wese wari aho yatangajwe n'ibibaye. Petero na Yohana bajyanywe imbere y'umucamanza ngo basobanure ibyo bakoze, hanyuma Petero na Yohana barasubiza. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4:19 kugeza ku 20 haravuga ngo Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Babonye mu by'ukuri ukubambwa no kuzuka k'Umwami Yesu Kristo ndetse n'ibindi. Hanyuma barabareka baragenda. Kandi Petero na Yohana bakomeje kwamamaza inkuru nziza y'agakiza k'Umwami Yesu Kristo. Abantu amagana n'amagana barakizwa, benshi cyane. Kandi Petero na Yohana bongera gufatwa nanone, kandi icyo gihe barafunzwe. Hanyuma marayika w'Uwiteka Imana arabafungura. Baje kubareba basanga batakiri mu mnyururu. Ariko umuntu umwe yaraje aravuga ngo yababonye mu rusengero. Barongera n'ubundi babagarura imbere y'abacamanza. Umva uko byagenze mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5:27 kugeza ku 32. Bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? Iryo ni ryo zina rya Yesu. None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu? Umva uko Petero yavuze ku 29.
Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngabe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisiraheli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ku murongo wa 32, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Unyumve neza, ubu hano hari ikibazo. Niki cyabateye kuvuga ngo ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu? Mbega ntaho waba warigeze ukora utyo nawe, cyangwa ngo uvurye utyo, ngomba kumvira Imana kuruta mwebwe, ngomba kumvira Imana kuruta abantu, cyangwa ukavuga uti ngomba kubaha no kumvira Imana mu byo ndimo gucamo? Mbese waba waricaye mu bintu byakugoye kandi Imana yemeye ko bikubaho, ariko ukamenya mu mutima wawe uti ngomba kumvira Imana? Niki cyatumye intumwa Petero ivuga iti tugomba kumvira Imana? Ntabwo ari itegeko kandi si n'isoni cyangwa ubwoba no gutinya Imana byabimuteye kubivuga, ariko si impamvu yabimuteye ni iyihe? Ngiye kukubaza ikibazo. Ni iyihe mpamvu ituma wumvira Imana wowe ku bwawe? Igihe uhuye n'ibikomeye n'ibigeragezo mu buzima, kuki wumvira Imana? Mbega wumvira Imana kubera ko ufite ubwoba bw'ibyaha, hanyuma ukumva ko utayumviye yaza kugusumira? Hari abantu benshi babana n'ubwoba, nubwo baba barakijijwe, babaho mu buzima bwuzuye ubwoba mu bitekerezo. Ndamutse nkoze ibi, Imana yabibona ite? Sinshaka gutuma Imana itangara. Urabizi, ntushobora gutangaza Imana kugira ngo utungure umuntu cyangwa umutangaze, nuko uba ufite ibyo ushaka kugeraho ariko atazi ibigiye kuba. Icyo tugomba kumenya nuko Imana izi byose. Nta na rimwe Imana ishobora gutangara cyangwa ngo itungurwe, ariko Imana ishobora kubabazwa n'ibyo dukora bitari byiza, ariko nabyo ntibishobora kuyitangaza. Imana ntishaka ko tuyumvira kubera ubwoba dufite bw'ibizabaho. None se ni kuki Imana ishaka ko tuyumvira? Niki kidutera intege? Niki cyateye intege intumwa Petero mu guhagarara imbere y'abantu kandi azi neza ko bashaka kumufunga no kumugumisha mu nzu y'imbohe igihe kirekire, akaba yanapfa cyangwa akamererwa nabi? Niki cyateye Petero mu by'ukuri kuvuga ati tugomba kumvira Imana kuruta abantu, akabivuga ashize amanga? Petero yari azi ko yatewe intege n'ikintu cy'ukuri. Kubw'ibyo reka dutekereze kuri ibyo bintu. Kandi ikintu cya mbere, twumvira Imana mu kuyihesha icyubahiro. Haleluya! Ibyo kandi bivuga ko tumenya Imana iyo ari yo. Reba ibyo intumwa zavuze hano igihe zari imbere y'abacamanza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4, umurongo wa 8 kugeza kwa 12. Haranditswe ngo nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye, Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Haleluya! Mbega uzi icyatumye Petero agira intege zo kuvuga ayo magambo? Nuko yumviye kandi agaha icyubahiro umwami Yesu Kristo. Yari azi Kristo wari we. Hari itandukaniro hagati yo gutinya guturutse ku kumvira Imana no gutinya guturutse ku kumvira umutambyi mukuru. Gutinya guturutse kumvira Imana ni ukumenya Yesu Kristo wari we no kumwubaha, tukamushima, tumubona uko ari. Ibyo bivuga ko ari umuremyi w'ijuru n'isi, niwe utanga ubugingo kuri buri wese muri twebwe. Kandi igihe Petero yavugaga ngo tugomba kumvira Imana, yari azi uwavuga uwo ari we. Urukundo rwa Kristo kuri twe ntirurondoreka, ntirugira akagero. Kandi igihe dutekereje ku byerekeranye n'imbabazi z'ibyaha byacu, tugatekereza uwo Kristo uwo ari we n'icyo yakoze, dufite impamvu yo kumwumvira kandi tukamwubaha, tukanamuhesha icyubahiro, tumuramya kandi tumushima kuko abikwiriye. Ni kuki rero wowe nanjye dukwiriye kumvira Imana?
twumvira imana kubera ko ari imana koko kandi ari imana uko iri. Icya kabiri ni kuki twumvira imana uko iri. Ntidukwiriye kwirengagiza ibyo imana yadukoreye. Ni ukuri imana yakoze ibikomeye. Imana data mu mwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera yaje mu isi kutwemeza ibyaha byacu no kuduha impano yo kwizera. Mbega Kristo yakoze iki? Kristo yaradukijije kandi yaraducunguye, yatugize ab'igiciro cyinshi kuko yaduhuje na data wo mu ijuru. Yatubereye umuvugizi, aratweza kandi atugira abana mu rugo kwa data kugira ngo buri wese muri twe abe umwana w'Imana nzima igihe twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi yohereje umwuka wera nk'ikimenyetso cy'iteka kuri twebwe ko turi abana b'Imana mu by'ukuri. Tekereza kuri ibi. Wowe nanjye ntabwo twakijijwe kubera ko twakoze imirimo myiza, ahubwo twakijijwe kubw'ubuntu. N'ubuntu bwadukijije. Ntabwo twakijijwe kubw'impano ihoraho y'amahoro adashira tubonera muri Kristo. Aba turi bo n'icyo turi cyo biva kuri Yesu Kristo uwo ari we n'icyo ari cyo, kubw'urukundo yadukunze rutagira akagero. Ibyanditswe byera birabitubwira neza. Bivuga ko ataduhaye agakiza gusa kandi ngo atwunge n'Imana, ko ahubwo yaje no kubana natwe mu buzima bwacu mu buryo bw'umwuka wera. Ahora twibutsa buri munsi, aduha ibyo dukeneye kandi akaduha n'icyerekezo cy'ubuzima. Afite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kandi yadusezeranije ko azabana natwe mu rugendo kandi akaduha ibyo dukeneye buri munsi uko byaba bimeze kose mu buzima bwacu. Kandi igihe utekereje ku byerekeranye n'ibyo yakoze mu buzima bwacu tutari gushobora twebwe ubwacu, tuvuga ku byerekeranye no gucungurwa, uburyo yishyuye umwenda w'ibyaha byacu byose ku musaraba. Ntabwo tuba twarakoze ibyo twebwe ubwacu kuko tutari kubishobora, ariko Kristo yarabidukoreye. Ashimwe ashyirwe hejuru. Ibitari gushoborwa n'umuntu uwo ari we wese muri iyi si, kandi natwe tutari kwishoborera twebwe ubwacu. Nta muntu n'umwe wari gupfa kubw'ibyaha byawe, kandi nawe ntiwari gupfa kubw'ibyaha bye. Bityo washoboraga gupfa ugatandukanywa n'Imana ukajya mu rupfu rw'iteka. Ntiwashoboraga gupfa kubw'ibyaha by'abandi, ariko umwana w'Imana utagira icyaha Yesu Kristo yapfuye kubw'ibyaha byose by'abari mu isi. Ni igitangaza, kandi yagiye kudutegurira aho tuzaba mu ijuru no kwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Igihe dutekereje ibyo Yesu Kristo yadukoreye, ibyo bituma tumwumvira kandi tukamwubaha, duterwa intege no kuzirikana ibyo yadukoreye kandi tukamushima. Ariko hari indi mpamvu ya gatatu ituma twumvira Imana. Ndatekereza ko mu by'ukuri ari byo intumwa Petero yatekereje igihe yavugaga ngo tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ni ukubera iki rero? Twumvira Imana kubera ko tuyikunda. Petero mu by'ukuri yakundaga umwami Yesu Kristo. Kandi urabizi, igihe ntekereje ibyerekeranye n'ibyo intumwa Petero yanyuzemo n'uburyo yayoboraga izindi ntumwa, birantangaza. Ariko igihe Yesu yari ageze mu bihe bikomeye by'ubuzima, ibihe mu by'ukuri yari akeneyemo umuntu w'inshuti atigeze akenera mbere, aho n'intumwa Petero yamwihakanye avuga ko atigeze kumumenya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 22:61, umwami Yesu arakebuka ngo yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati, uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Byakoze ku mutima we. Ukwatura no kwihana kwe byatumye arira cyane. Ariko urabizi, Petero yakundaga Yesu ku buryo yamuteye intege kandi amuha ibyiringiro ku buryo nta kintu na kimwe muri iyi si cyagombaga kumutera intege nk'icyo. Kandi nanone ibyo bituma ntekereza cyane uburyo Yesu Kristo yadukunze. Ariko ndatekereza ko icyo dukwiriye kuzirikana aha nuko Kristo yari afite umugambi mwiza mu buzima bwacu. Kandi mu gihe ukibitekerezaho, reka turebe urugero rwo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere, akanya gato, kubera ko uyu ari umurongo mwiza kandi akenshi uratekereza uti mbega Imana inyitaho, mbega Imana irankunda. Akenshi na kenshi usanga twibaza ibibazo nk'ibyo, kandi birantangaza rimwe na rimwe. Umva uko intumwa Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3. Ng'Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru.
mbega uzi icyo ibyo bisobanura? Hano hari icyo bisobanura. Imana yateguye kera kuduha ibyo dukeneye. Data wo mu ijuru dukunda yaduteguriye agakiza mbere na mbere y'uko isi iremwa. Abefeso 4:4 ngo kuko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Hano haraboneka neza urukundo rutangaje Kristo yadukunze kuko yadutoranije. Mbega uzi impamvu wakijijwe? Ni ukubera ko Imana yagutoranije. Haleluya! Reba uko intumwa Pawulo abivuga mu rwandiko yandikiye Abefeso 1:5 ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Kubera iki? Kugira ngo duhinduke abana bayo mu muryango wayo. Mbega uzi impamvu Imana yakoze ibyo? Nuko byari ubushake bwayo. Utekereje uburyo Imana yadukunze n'ibyo yakoze mu buzima bwacu, kandi ugatekereza n'uburyo Imana yavuze uti nabagiriye ubuntu, bivuga ko Imana yadukunze cyane ku buryo yaduteguriye ibyiza mu buzima bwacu, kandi Imana ifite ubushake bwo kugendana nawe mu mugambi mwiza igufitiye. Imana ifite inzira nziza yaguciriye buri munsi, kandi niba wowe nanjye dukurikije iyo nzira tuzamenya ukuri kw'Imana. Imana ishaka ko tugaragaza urwo rukundo. Igihe ntekereje uburyo Yesu Kristo adukunda n'ibyo yadukoreye bitashoboraga gukorwa n'undi muntu uwo ari we wese, ni kuki mushaka iyindi mpamvu iruta urukundo dukunda Yesu? Twumvira Imana kubera ko tuyikunda, kandi ntimuzakunda Imana keretse mumaze kumenya Imana iyo ari yo. Igihe umuntu azaba amaze gusobanukirwa Imana iyo ari yo, amashimwe ye azagera ku Mana. Mbega ni iyihe mpamvu ituma mwumvira Imana mwebwe? Mbega ushobora kuvuga ngo uyumvira kubera ko ari umuremyi w'isi n'ijuru, Data wo mu ijuru. Mbega ushobora no kongera kuvuga ko umutima uzirikana ibyiza Imana yagukoreye mu buzima bwawe n'ibyo irimo gukora ubu ngubu, ibyo uzi n'ibyo utazi. Mbese ushobora kuvuga ko ari ukubera ko ukunda Imana kandi ko kuyikunda biguhagije. Impamvu ya kane ituma twumvira Imana ni iyi: twumvira Imana kubera ko tuyizera. Mbese wibwira ko intumwa Petero ari kumwe n'abandi bigishwa bavuze ngo tugomba kumvira Imana kubera iki? Hano hari impamvu. Bumvira Imana kubera ko bayizera. Mbega uzi impamvu? Ntabwo ushobora kumvira Imana utayizera, ntibishoboka. Kandi impamvu ituma tutumvira Imana ni uko tutayizera. Turavuga ngo Imana si uko yavuze kwiri. Mbega tuvuga ko Imana imeze iti? Mbese dushobora kumenya byinshi kuruta Imana ku buryo twavuga ngo ntidushobora gukora ibi, nzabyikorera ubwanjye, cyangwa ngo sinshobora gutekereza igihe cy'Imana kuko igihe cyanjye nicyo cyiza, cyangwa tukavuga ngo Imana ntisobanukiwe ibyo ducamo byose. Niba Imana yaramenye byose namenye, yagombye kubikora mu buryo nshaka. Mbese uzi impamvu dushobora kumvira Imana utayizera? Ntabwo ushobora kumvira Imana utizera. Twagombye rero kumvira Imana kubera ko tuyizera. Niba Imana ivuga ngo ngiye gukora ikintu, birakwiriye ko twizera ko igiye kugikora kandi izagikora uko byaba bimeze kose, n'ibyo twaba turimo gucamo byose mu buzima bwacu. Reba wowe nanjye twanyuze mu bihe bigoye kandi tutaboneye igisubizo, ariko ntabwo Imana yigeze idushyira mu rujijo cyangwa ngo nayo igire gushidikanya nk'uko tubikora. Ntiyigeze na rimwe ihungabana cyangwa ngo irakazwa n'ibyo turimo ducamo mu buzima, kuko irabizi. Imana iradukunda, itwifuriza ibyiza nituyumvira kandi tukayizera, tukemera kwitegereza ngo ikore mu bushake bwayo no mu gihe cyayo. Kubw'ibyo, niba utekereza ku buzima bwawe bwite nk'urugero, ukaba utarigeze na rimwe wizera Imana kuko itigeze ikora ikintu mu buryo n'ubushake bwayo no mu gihe cyayo, menya ko Imana itigeze inanirwa ibyawe. Icy'ingenzi ni uko wowe nanjye dukunda Imana kandi dukwiriye kuyumvira. Kandi nanone niba mu by'ukuri twizera Imana, tuzayumvira. Impamvu ya gatanu ituma twumvira Imana nuko igihe wowe nanjye twumviye Imana, twumva dufite amahoro mu mutima. Ubutekereza kuri ibi akanya gato. Mu gihe bari bahagaze imbere y'ababaregaga mu Byakozwe n'Intumwa 4:19, Petero ngo na Yohani barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo.
20 ngo kuki tutabasha kwinyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Bari bafite umwete igihe bavugaga ngo tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Dore uko bigenda. Iyo we nanjye tutumviye Imana, umutima nama wacu uducira urubanza. Ariko si ibyo gusa, ahubwo icyaha gitangira no kwinjira mu bitekerezo byacu, bigatuma tugira ubwoba, kwiheba, uburakari. Kandi nanone icyaha gituma umuntu afata icyemezo kitari cyiza. Ubu rero bigaragara ko mu kumvira Imana umuntu yumva afite amahoro adashobora kubonerwa mu bundi buryo atari mu kumvira no kubaha Imana. Kubw'ibyo, mu gihe wowe nanjye twumviye Imana, twagombye kubikora kubw'amahoro iduha mu gihe tuyumvira kandi tukayubaha. Turibaza ngo ni iyihe mpamvu ituma abantu bashobora kunyura mu bihe bigoye kandi bikomeye by'imibabaro, bakabicamo baseka kandi batuje. Uko byaba bibabaza kose, ni gute bashobora kubicamo muri ubwo buryo? Nawe wabyibazaho. Ibyo birashoboka kubera impamvu yuko umuntu ugendera mu kumvira Imana, ibihe bikomeye by'imibabaro mu by'ukuri ntacyo bimuhinduraho ngo bigire icyo bimutwara, kubera ko Imana izamuha amahoro, imbaraga, imutera intege kandi imuha ibyishimo n'umunezero bitabonerwa mu kindi kintu icyo ari cyo cyose cyo muri iyi si. Kandi wibuke ko nta handi dushobora kubonera igisubizo cy'ibyiringiro atari mu kumvira no kubaha Imana. Imigisha myinshi kandi myiza yateguriwe abantu bose babaho ubuzima mu kumvira no kubaha Imana no kugendera mu buzima bwayo. Dr. Charles Stanley arabasaba kwiga ijambo ry'Imana, Bibiliya, kandi mugasaba Umwami Yesu Kristo kubaha uburyo bwo gusobanukirwa neza iryo jambo no kumenya uko ari. Ibyo bizabatera intege mu gukorera Imana, kuyumvira no kuyubaha. Niba uri uwizera, Imana yakugize umwe mu bana bayo kandi ikugira umwe mu muryango wayo. Mu ibaruwa intumwa Pawulo yandikiye Abefeso, ijambo ry'Imana riratwibutsa ukuri gutangaje. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza ku 8, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo, kubw'ineza n'ubushake bwayo butagira akagero, bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, niko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutware buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.